kuva mu Egiputa bakajya mu gihugu bari basezeraniwe n'umwami w'abakunda, bakajya i Kanani mu gihugu gitembamo amata n'ubuki. Bageze mu butayu baje gucika intege, intekerezo zabo zisubira iyo bavuye, kandi umuremyi ubakunda yari yabohereje muri cya gihugu cyiza kubw'isezerano. Mbega ubuzima bagize ubwo bari mu butayu, bagiraga inyota nyinshi ndetse n'inzara, batangira kwivovota babwira Mose bati dukeneye tungurusumu n'amadegede. Ngaho namwe nimwibaze, Mose amanutse umusozi afashe ibisate bibiri byanditsweho amategeko Imana yari muhaye, agasanga Abisirayeli bari kuramya ikigirwamana cy'ikimasa. Ngaho nimutegereze uburyo Mose yagenze mu ntekerezo ziwe, ari kubitegereza bose bapfukamye bari kuramya ikimasa. N'ukuri byari bibabaje mu mutima wa Mose. Mose yahise acika intege, afashe ibisate by'amabuye abijugunya hasi kandi ababaye, aravuga ati Mana yanjye, ese nzageza he gukomeza kuruhanya n'Abisirayeli? Uko byamera kose Imana iradukunda, yaduhaye Mwuka Wera natwe ngo atuyobore nk'uko Mose yayoboye ubwoko bw'Isirayeli akabugeza mu gihugu cy'isezerano. Bakoraga amakosa menshi, Imana ikihangana kubera urukundo rwayo, ikabagirira ibambe. Iyo bateshukaga inzira yabagaruzaga ineza, kuko bwari ubwoko bwayo yitoranirije. Abisirayeli bavugwa muri iki gihe ni twebwe. Imana iradukunda cyane bihebuje. Haleluya, haleluya, hoziyana, nashimwe Yesu mwiza waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi. Abisirayeli bavugwa muri iki gihe ni twebwe. Imana iradukunda cyane bihebuje. Haleluya, haleluya, hoziyana, nashimwe Yesu mwiza waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi. Abisirayeli bavugwa muri iki gihe ni twebwe. Imana iradukunda cyane bihebuje. Haleluya, haleluya, hoziyana, nashimwe Yesu mwiza waducunguje amaraso